ntiyarikuye mu maraso, yarikuye mu maraso. Satani yari yarifuzemo mu maraso y'ababyeyi bapfuye batwite. Satani ararifura mu maraso y'impinja, Satani ararifura mu maraso y'abataka barengana, harifuramo ararizana, haravuga ngo muzahinduka kabarora aho muzanyura hose, ababigizemo uruhare n'abatabigizemo uruhare. Imana ya Isiraheli irururuka, irangije iri zina nene tarasirivo hedraya, iri zina Imana irarifura, yararifuza Imana yararifuza izina ry'umunyarwanda. Umunyarwanda wafashe uruhinja akarusekura mu isekuru yarakwiye gusaba amazi mu kihe gihugu? Abanyarwanda dufitiye Imana ideni, kandi mureke mbabwire, Imana izishyuza umunyarwanda kugeza ubwo n'umwana wawe utwite akazabyarwa n'umunyarwanda izarimwishyuza. Ikintu cya mbere yahaye abanyarwanda, yarabababariye. Imbabazi Imana yahaye abanyarwanda, imbabazi Imana yagiriye abanyarwanda, imbabazi Imana itugirira ni ukuri n'ibintu dukora. Ndakubwiza ukuri, Imana yitagirira imbabazi abanyarwanda ntago mbizi ukuntu aho tuba duhagaze. Ndabashubuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amahoro y'Imana nabe muri mwe, kandi ndanabahobeye yambi ndabahobeye cyane pe, kandi mbahobeye mbikuye ku mutima kuko mwarambuze binkwa kuzibambaza aho nagiye. Abandi bati wabaye iki ibintu nk'ibyo, ariko ndamahoro ntago nigeze ndeka kubazirikana, ahubwo hari inshingano nyinshi Imana iba yaraduhaye tuba tugomba kubamo. Ubwo rero hari ibintu ninjiyemo mbibamo bituma mutambona hano, ariko nakibuka ibyigisho bigeze ku bihumbi n'ibihumbi ifite kuri Mama Charlene, nkavuga ngo urubyiruko nahaga impuguro nibagira icyaka barasubira muri za nyigisho bongere bumve ko ibyo babwiye babyubahirije. Abagore nabo nibagira icyaka bati Mama Charlene ariko nta kintu ari kutubwira, bari busubire muri za nyigisho zitwa menya nibi mu bubatsi. Abagabo nabo nuko muri make nk'ikigisho cy'umusirikare kirimo inyigisho z'ibyiciro byose. Ndavuga nti uko biri kose ntago bazagira irungu, kuko ibyo navuze biracyahari. Niyo mpamvu ushobora kugenda nkatuza, kuko nzi ko nta rungu muri bugire. Nimba Mama Charlene utabona ari gusohora, genda usubire mu byo yagize gute, yabigishije, yabahuguye, hanyuma urebe nimba nibura waranabibashije nabyo. Kuko ibintu maze kubabwira ni ibintu byinshi, ntago ushobora kugira umwuma, ntago ushobora kugira inzara, kuko birahari. Nubona message itanzwe kandi hari uwireba, ujye uyimuha kugira ngo twamamaze ubutumwa bwiza. Imana nibaho umugisha, Mana nziza kandi Imana ikomeye, Imana ifite ubutwari n'ubushobozi, tuguciriye bugufi twese muri uyu mwanya, ngewe n'abandi bose bakurikiranye Mama Charlene official. Tubanje kugushimira uburinzi bwawe bwabaye kuri twebwe, warinze igihugu n'ibihugu by'abaturanyi n'abantu bose aho bari hatandukanye. Ukomeje kutwereka izuba, twongerera imyaka yo kubaho kugira ngo dutunganye ibidatunganyije. Uyu mwanya rero umpe imbaraga kandi ubane nanjye, ntihabeho kugira ijambo na rimwe risohoka mu kanwa udakeneye, ahubwo ngewe ndasama hanyuma uvugire muri nge. Mpagaze ahangaha mu cyimbo cyawe kugira ngo nkuvugire ibyo wakavuze uhibereye, unshyigikire kandi ntube kure yanjye. Abadukurikiranye nabo ubahe gutega amatwi, ubahe kumva no kumvira, hanyuma umuntu uguhindukirira wese umwereke imbabazi, kandi ugusaba imbabazi wese umweze, kandi ugushaka kubone. Urakoze rero uyu mwanya twese udushyigikire n'ibikorerwa hano byose mu izina rya Yesu, amen. Muri aka kanya rero ikintu ushaka ko tubanza kuvugaho, ndashaka kubabwira ukuntu Abanyarwanda bafitiye Imana ideni. Abanyarwanda bafitiye Imana ideni. Abanyarwanda
bafitiye Imana ideni. Ikintu bita umunyarwanda ahava akagera, afitiye Imana ideni. Umunyarwanda ahari hose, si ngombwa kuba uri mu gihugu cy'u Rwanda, Imana uyifitiye ideni. Nushaka uba utakiri muri uru Rwanda, ufite ubwene gihugu bw'ikindi gihugu ndetse ubumaranye imyaka myinshi, wenda uba ufite ubwene gihugu bwo muri Amerika, wenda uba ufite ubwene gihugu bw'Ubufaransa, wenda uba ufite ubwene gihugu bwo muri Kongo cyangwa i Burundi, wenda uba ufite ubwene gihugu bwo muri Zimbabwe no muri Namibia, wenda uba ufite ubwene gihugu bwo mu Bwongereza no mu Buholandi. Ahantu uri hose, wenda ufite ubwene gihugu bwa Tanzania cyangwa i Bugande, ahantu umunyarwanda ari hose mu bihugu ntabasha kurondora nonaha n'abari mu gihugu, wenda uba ufite ubwene gihugu bukwemerera kwitwa uw'ahandi, upfa kuba uzi yuko uri umunyarwanda wavukiye mu gihugu cy'u Rwanda, witwa umunyarwanda, ufitiye Imana ideni. Wenda ube warihinduje isura, warabaye umuzungu neza, warasibanganyije ibimenyetso by'uko uri umunyarwanda, ufitiye Imana ideni. Wenda ube warahinduje amazina, nta n'umuntu w'iwanyu uzahuba, upfa kuba witwa umunyarwanda. Wenda ube warahinduje ururimi, wararugobotoye ukuntu ukaba utakivuga nk'Abanyarwanda, uvuga abahuri, ufitiye Imana ideni. Wenda ube warasiribanze ibimenyetso by'uko uri umunyarwanda, ufitiye Imana ideni, kuko Imana yo mu ijuru naho wahindura isura, ugahindura igihugu, ugahindura ikintu cyose n'umuco wawe, ugasa naho uri, Imana irakuzi, Imana uyifitiye ideni. Niyo magambo ngarukanye ndi buhereho. Abanyarwanda mufitiye Imana ideni. Abanyarwanda mufitiye Imana ideni. Niko gahunda imeze. Abanyarwanda mufitiye Imana ideni. Abanyarwanda dufitiye, reka no kwikuramo, nanjye ndi umunyarwanda. Abanyarwanda dufitiye Imana ideni, kandi mureke mbabwire, Imana izishyuza umunyarwanda kugeza ubwo n'umwana wawe utwite akazabyarwa n'umunyarwanda izarimwishyuza. Abanyarwanda dufitiye Imana ideni. Aho uri hose mu gihugu urimo hose, upfa kuba uzi wowe n'umutima wawe ko witwa umunyarwanda, dufitiye Imana ideni. Ideni dufitiye Imana ni irihe? Ideni dufitiye Imana, amina, amina, amina. Ideni de tayasi evo, ideni de tayaze emando dufitiye Imana, ni iry'imirimo Imana yakoreye icyitwa umunyarwanda, ariko na n'iyi saha akaba ataramenya gucira Imana bugufi ngo ayishimire. Ni imirimo Imana yakoreye icyitwa umunyarwanda. Nimba hari umuntu Imana yerekaniyeho ko igira imbabazi, ifite imbaraga, ifite ubushobozi, ibana nawe mu bantu ba mbere babaho, ni Abanyarwanda. Abanyarwanda Imana irabakunda, ariko ikintu giteye agahinda, ntabwo Abanyarwanda bajya baha agaciro urukundo Imana ibakunda. Mureke mbabwire Abanyarwanda, umurengwe wica nk'inzara. Ibintu Imana yakoze mu gihugu cy'u Rwanda
iyo abantu mubitesha agaciro ntimubiha agaciro bibabaza Imana yo mu ijuru. Imana yakoreye Abanyarwanda, ikintu cya mbere yahaye Abanyarwanda yarabababariye. Imbabazi Imana yahaye Abanyarwanda, imbabazi Imana yagiriye Abanyarwanda, imbabazi Imana itugirira ni ukuri n'ibintu dukora. Ndakubwiza ukuri, Imana iyo itagirira imbabazi Abanyarwanda ntago mbizi ukuntu aho tuba duhagaze. Abanyarwanda, mureke mbabwire Banyarwanda, nimbabwire ngo Imana yabagiriye imbabazi, nagira ngo mbabwire ngo iyi Mana ndi kubabwira ni Imana igira umujinya. Mubona iceceka mukagira ngo niko ihora? Muzasome ibitabo by'abatubanjirije. Ni Imana igira uburakari ikagira n'umujinya ku bantu bayigomera. Igihe kimwe yigize igira uburakari, irabugira, irarakara. Imana iyo yarakariraga Abisiraheli, uzi ibintu yabakoreraga? Iyo Abisiraheli basengaga ibigirwamana, bagasenga ibishushanyo, bakimura Imana, kondisiyo z'Imana bakazishyira ku ruhande, Imana yahitaga ikata, ikava mu ruhande rw'Abisiraheli ikajya mu ruhande rw'ababisha babo. Ubundi ababisha babo bakabatikiza, Abisiraheli bagashira. Icyo bakora bamara nyine gushira, bagatangira bakaza bati Uwiteka rata ni wowe Mana. Imana yabona baciye bugufi iti ngareka mbakureho ukuboko kubi kw'ababisha babo. Nuko Imana yabanaga n'abambere. Mureke mbabwire, Imana yigeze yihambira abantu. Imana yigeze yihambira abantu, iravuga ngo abari mu ruhande, reka nkubwire, abari mu ruhande rw'Uwiteka nibajya ahangaha, abari mu ruhande rwa Satani nibajya ahangaha. Mureke mbabwire, hari abantu bahigaga Mose bamurwanya, bamutuka, bamugirira nabi. Barigize imvuzi. Muzi Imana ibintu yakoze? Ngo yasamuye ubutaka. Ngo yasamuye ubutaka, ako kanya yasamura ubutaka ngo burabamira. Nabonye aho Imana yiyicira abantu ikanabihambira. Hari igihe kimwe Imana ngo yarakaye, Abisiraheli bajya gutera kuri Ayi. Aya makuru ajya ntera ubwoba. Ngo bagiye gutera kuri Ayi, hanyuma ngo bagenda bahasuzuguye, banahapinze, ngo hari abantu bakeya, ngo si ngombwa gutwara ingabo nyinshi. Ngo bamaze kugerayo, ngo barapfuye, barahapfira, barapfa. Nibwo ngo bongeraga gutaka batuwite udukoze ibiki. Ngo kubera yuko ngo ikintu cyatumye bahapfira urakize, Imana yari yarababwiye ngo nimujya kurwana ntimuzagira ikintu mukoraho, ibyo muzakura aho mwarwaniye muzabinjyanira mu bubiko bw'inzu yanjye. Hanyuma rero banga kubikora, bajya kubitsimba, barabihisha. Uwiteka ngo hapfamo abagabo 35. Ariko ngo bamaze gutaka, Uwiteka bigisha ukuntu bagomba kurwana. Ni nk'uko Uwiteka yabigishije ukuntu bazarwana kuri Yeriko. Mureke mbabwire, Abisiraheli iyo bagomeraga Imana, yahita ibwira ababisha babo ati nimwirare mu myaka yabo mugende muyirandure. Imana ijya kunyanyagiza Abisiraheli bakajya mu buretwa bwo mu Egiputa, byaturutse mu kuyigomera. Ngo Aburahamu yarasinziriye, hanyuma ngo asinzira, yararinze igitambo, ngo inkongoro ziraza zirira inyama zari ibitambo by'Uwiteka, ngo ziririra umusaza yasinziriye. Uwiteka ati wasinziriye, none inkongoro zindiriye igitambo. Ndakunyanyagije, muzanyanyagira mu mahanga. Baranyanyagira bajya no mu Egiputa, ngo ariko bongera gutaka, bongera gutakira mu Egiputa. Uwiteka ngo ajyana amaboko akomeye abakurayo. Buriya buretwa bwose babugeze kubera icyaha cyaturutse kuri Aburahamu wasinziriye, inkongoro zigafata igitambo. Imana igira umujinya, ikagira n'uburakari, ikagenda iko abantu bose barwanya Imana,
ibintu yagiye ikorera Abisiraheli iyo bayirwanyaga. Mureke mbabwire ngo bigeze basenga ibishushanyo, ngo barangije baranayinubira, ngo bayitotombera Mose, ngo bakajya bamubwira ngo watuzaniye iki hangaha mu butayu, ngo tukumbuye tungurusumu mu Egiputa, ngo baradukubitaga ariko twararyaga, baratubangamiraga ariko turaryama, hanyuma muje kuduhamba hangaha mu Egiputa nta mva zihari, bagira umujinya ngo noneho turashaka inyama. Ese ubwo bundi bakaga inyama babona hari amafamu y'inka hari inkozi z'ibibi, ngo barataka Uwiteka ari mu ijuru ati murashaka inyama, ndaje nzibahe inyama z'agahimano. Ngo Imana irazibamanurira, we irazibamanurira, ibaha ikintu bita inyama, ngo bararya. Reka mbabwire ngo baragiye, ngo hari umwenge hose zikajya zitungukamo, ngo zirabica barapfa barashira kubera umubabaro w'Uwiteka. Hanyuma rero Abanyarwanda, nimbabwira ngo dufitiye Imana ideni, izi ni umunyarwanda n'umunyarwandakazi, nje kubabwira ngo Uwiteka tumufitiye ideni. Ibintu Imana yakoze mu gihugu cy'u Rwanda, ikintu kintera intimba ni ukuntu tutabizi, tutabiha agaciro. Hari igihe nicara nkatekereza nkavuga inti bene wacu b'Abanyarwanda bakoze muki, bakoze muki. Ikintu wakorera umunyarwanda agaseka ni iki? Ikintu wamukorera akishima ni iki? Kwibihe byabo byose bihoramwe amarira. Ibintu Imana yakoze mu gihugu cyacu, nubwo hari ibintu bitarashoboka, bitaranakunda, kandi ibintu byo gukirira rimwe ntago bizakunda Abanyarwanda, n'ibyo kuzamukira rimwe ntibizakunda. Ntago abantu bose bazagenda muri Vigo, ntago abantu bose bazagenda muri Vewiti, ntago abantu bose bazaba mu mayetaje, ntago abantu bose bazarya gatatu ku munsi, ntago abantu bose tuzareshya, ntago tuzabonera rimwe akazi, ntago, mureke mbabwire, ntago muri iki gihugu cy'u Rwanda, ntago igihugu cyahaza buri wese. Bishatse kuvuga ngo abahaze n'abashonje bazakomeza kubaho, kandi nibabaho ntibizigere byitirirwa leta y'u Rwanda, kuko nawe iwawe mu rugo uko muvuma igihugu, dufite ubuyobozi bubi, perezida wacu iki gihugu kiradukandamiza, uko uvuga ngo ufite perezida mubi, niko abana wabyaye bavuga ngo papa ni mubi na mama ni mubi. Kubera iki? Ntago abana bawe bazi imishinga ufite, icyo ukora bazi ko ufite amafaranga. Niyo uri kubibarira muri salo bibandagaye bingana kuriya, aba yumva yuko byose wabiguramo umugati, aba yumva ko byose wamuha akajya gushopinga. Ntago amenya yuko hagomba kubakwa inzu azabamo, ntago bazi ko ugomba kubateganyiriza kaminuza, bazi ko ibyaba ari ukwirira pizza. Niko abana bakora, buryo baravuga ati cya papa kigira ubugugu, cya papa ni igisambo, kandi nturi igisambo, urimo urabateganyiriza. Hari ibintu uri kurwana nabyo, uri kubashakira ibindi biruta pizza, nuko mwirirwa mutaka murira ngo mufite igihugu kibi. Induru ushyira kuri perezida ngo perezida nyakubahwa ibiki n'ibiki, niyo abana bawe bagushyiraho. Ariko icyo nzi nuko nta mubyeyi ushobora kwifuza ko umwana aba nabi, kimwe nuko nta muyobozi ushobora kunezezwa nuko abaturage be bahangayika. Ubwo rero ujye uvuga uti perezida iki gihugu burya abana bawe nabo cya papa kigira ubugugu, ni igisambo, kigira amafaranga, nikingurira inkweto, hari inkweto igezweho, ndashaka gusohoka, ndashaka kujya kurya ubuzima, kumbuye kujya hehe, ndashaka kurira indege, ndashaka, nuko bakugeze cya papa kibi na cya mama kibi. Hari abana banjye bambwira ngo tugurira umugati, kandi iyo muri quartier ntituyishaka mama, kuko bamenyereye wo muri Simba. Yego shenge, intero uyu munsi nta mugati murya, ahubwo ndabagurira amandazi, nka ni nyine buri wese irindazi rimwe ho ya mama, irindazi ubu se nzakomeza ngura ibyo muri Simba? Ngomba no gukora umubare, amenya ko nabyaye abana 5, ngomba kubateganyiriza naho bazaba, kabateganyiriza uko baziga. Iyo mibare se sha barayifite. Mama mwiza nugura pizza, mama mwiza nutahana amashokora sha, abana n'abana nyine, aho reka tuharenge.
ariko umugisha mu gihugu turawufite. Twakorewe ibintu n'amaboko y'Imana. Mw'Abanyarwanda twakorewe ibintu n'amaboko y'Imana. Umunyarwanda wari ukwiye gutekereza igihugu cy'u Rwanda aho Imana yadukuye naho itugejeje, ntiyari akwiye kuba kivuga izinduru afite ibyo yinubira. Nubwo uri kurya umuceri uguhenze, abana bakarya rimwe na rimwe ntibahage, ariko nibura iyo uryamye ntawe uguhagarara hejuru, uraryama ukizigura bugacya. Wibuke ko hari igihe bitakundaga. Dufitiye Imana ideni. Ibintu Imana yakoze mu gihugu cy'u Rwanda, ninde wari uzi ko iki gihugu kiziyubaka bikagera muri uru rwego? Mureke mbabwire Banyarwanda, Imana yitaba mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ngo izihagarare ku izina umunyarwanda. Ubu tuvugana nta munyarwanda uba usaba n'amazi yo kunywa mu bihugu byose. Nta munyarwanda uba usaba umunyu, nta munyarwanda uba usaba amazi, nta munyarwanda uba ubona akazi, nta munyarwanda uba ubona ubwenegihugu, nta munyarwanda uba wakirwa mu mahanga, kuko dufite izina ribi. Hari izina ribi shitani yatwambitse. Imana ivuye mu ijuru iravuga ngo hoya ngiye kubakarabya, ariko turanga dukomeza kwiyanduza. Umunyarwanda wafashe uruhinja akarusekura mu isekuru yari akwiye gusaba amazi mu kihe gihugu? Erega nubwo utavukana nabo, ukaba utarabanaga nabo, wenda akaba nta n'isano mufitanye, ariko ababikoze bitwa Abanyarwanda bene wanyu. Ni izina umunyarwanda rega. Umunyarwanda wafashe uruhinja agakubita ku gikuta. Umunyarwanda wariye umwijima n'umutima w'umuntu. Umunyarwanda akarya umwijima w'umuntu, akica umuntu akamubaga, akamukuramo umwijima, akamukuramo umutima, akawotsa akawurya. Uwo ni umunyarwanda ndi kuvuga. Umunyarwanda wafashe umutwe w'umuntu akamuhonda, nako si umuntu ni abantu, akamuhonda kugeza heza umwuka, akica abantu 10, ejo akica abandi. Ati ntimukabeho. Iryo zina ryari kwaka hehe amazi? Ni hehe bari kurikingurira? Dufitiye Imana ideni. Banyarwa, uzi ko Imana yitahaba Abanyarwanda twari kwitwa udusimba? Nubwo atari babyara bawe babikoze, nubwo nta kintu mupfana, nubwo mudafitanye isano, ariko mufitanye ijambo rikomeye ryitwa ko ari umunyarwanda wabikoze. Abanyarwanda mureke mbabwire, uzi ko umuntu ari kujya areba umunyarwanda agahita yiruka, dore umunyarwanda ukiruka, ariko icyo kintu Imana yagikuyeho. Imana yahaye agaciro umunyarwanda atarakwiriye. Ubaho mwinjiye mu bihugu hose babakomera mu mashyi, kuko hari isura nshya, hari izina rishya, hari ubwiza. Imana yaragiye irahanagura. Imana yahanaguye amaraso yamenetse mu rusengero, ihanagura amaraso mu mihanda, iragenda ihumanura igihugu cy'u Rwanda, irirengagiza ubugome bw'Abanyarwanda n'ububi bwabo, irabyirengagiza. Itireka nirengagiza icyo kora igira imbabazi nyinshi, irabyirengagiza. Ifata umunyarwanda imwambika umwambaro utamukwiriye kugira ngo tutazasara ngo twitwe ibisimba, ariko umunyarwanda arananiranye. Dufitiye Imana ideni. Banyarwanda mufitiye Imana ideni. Ninde munyarwanda ubuvuga? Ninde munyarwanda ubujya guhagararira igihugu cye mu bihugu bitandukanye? N'ubugome bari bazi ko twakoze. Iri zina ryitwa ubunyarwanda Imana yararyejeje, iriho umugisha. Haleluya. Yarihaye umugisha, iriho umugisha. Haleluya. Iho umugisha umunyarwanda. Yo kabyara irabisiba, irakabyara, irabisiribanga, irakabyara, idukuraho amateka mabi. Tuvugisha ukuri, izina umuhutu. Njyanga kubi,
ibintu ngo umuhutu, ibintu ngo umututsi, mana ya Isiraheli, ntago bira bintu mbikunda. Ni mumbabara ariko mbikoreshe kugira ngo mbabwire ideni Abanyarwanda mufitiye Uwiteka, hanyuma muharanire kuryishyura. Nimutamwishyura aho uzajya hose izagukurikirana. Waba uri mu gihugu, waba uri inyuma y'igihugu, menya ko ufite Imana ideni, kandi mwishyure mukure mu kaga n'abazabakomokaho. Reka mbabaze Abanyarwanda, izi ni umuhutu, izi ni umuhutu, kurinyuza mu kanwa birambangamira ariko kuko mfite intego yo kwigisha ntacyo. Tuvugisha ukuri, izi ni umuhutu, ni izina shitani yararifashe, arimesa mu maraso, arifura mu maraso y'impinja. Satani arifura mu maraso y'abasaza, mu maraso y'abakecuru, amesera mizi n'ubuhutu, arifurisha amaraso, riragenda rihindana, riba amaraso gusa. None se reka mbabaze, Imana yo kabyara, iri zina Imana ntiyarifuze ra? Ntabwo iri zina Imana yarifuze, ntiyarikuye mu maraso, yarikuye mu maraso. Satani yarifuzemo, yarifuze mu maraso y'ababyeyi bapfuye batwite. Satani arifura mu maraso y'impinja, Satani arifura mu maraso y'abataka barengana, harifuramo, ararizana, haravuga ngo muzahinduka kabarora aho muzanyura hose, ababigizemo uruhare n'abatabigizemo uruhare. Imana ya Isiraheli irururuka, irangije iri zina nene tarasirivo hedraya, iri zina Imana irarifura, yararifuza Imana yararifuze izina ryitwa umuhutu, yararifuze. Niyo mpamvu mutambuka mu mihanda, niyo mpamvu mucuruza mukunguka, niyo mpamvu muyobora mukajya mu bigo bitandukanye, niyo mpamvu nta muntu ukwica guhora kuri umuhutu, niyo mpamvu mugenda mwidegembya. Nuko Imana iri zina ry'ubuhutu yararifuze mu maraso ya Yesu yararifuze. Wari kuzira bene wanyu babikoze nubwo utari kumwe nabo, wari kubizira nubwo utagiye mu gitero, wari kubizira nubwo utagiye aho babiteguye. Irizitaya minivoze mando, wari kubizira. Imana yo mu ijuru igira imbabazi, irafatira izina irifura mu maraso ya Yesu. Niyo mpamvu abahutu biga mu bigo by'abatutsi, niyo mpamvu mwicarana ku mabiro, mu gipolisi rote sekere bone sayini, mu gipolisi no mu gisirikare mwese murahakorera. Imana yabafuriye izina, ariko murarenzwe, mwanze kubaha Uwiteka. Imana ije kubishyuza. Ayiwe Yesu, mufitiye Imana ideni Abanyarwanda, mufitiye Imana ideni. Ese hari aho muhejwe, hari aho mutajya? Hari serivisi ujya gufata muri iki gihugu bakakubwira ngo ubwo uri umuhutu ntayo tuguha? Hari ubwo depoza bakakubaza ubwoko ufite? Iyi serivisi baha abantu bose sizo babaha. Hari umuntu uzi nimba uri umuhutu cyangwa uri umututsi? Abantu bose ntibaza kuguhahira. Muri iki gihugu ntituri Abanyarwanda. Hanyuma se reka mbabwire, mwibwira ngo ibi bintu byapfuye gukorwa? Ni Imana yabikoze ikoresheje umuntu. Nta munyarwanda n'umwe udafitiye Imana ideni.
warokotse jenoside, tuvugishije ukuri ko warokotse jenoside yakorewe abatutsi ukaba wararokotse, tuvugishije ukuri ubona wari uwakubaho. Ya ndirimbo se yaterwaga ntago yibuka, ya ndirimbo yaterwaga ngo tuzabatsemba n'abana babo n'impinja zabo n'ibiki byabo tuzabatsemba, murayibagiwe? Hanyuma se ujya kubaho, ninde waguhitiyemo kubaho? None se ntimwabayeho? Bagutaye muri Nyabarongo baho, batemagura abantu bareba, wihisha mu mirambo, wari uzi kuzabaho? Imana iguha kubaho. Imipanga bagutemaguye umubiri wose, data wa twese aguha kubaho. Mwariye ibyica muri kiragiye kuko nabyo kurya mwari mufite, Imana ibaha kubaho. Ibyo mwariye byari kubica, Imana ibarinda kurwara za kanseri z'ibyo mwariye n'ibyo mwanyweye. Imana ibaha kubaho, ibagira abagabo beza, ibagira abagore beza. Imana irabubaka, ibubakira imitima. Imana irabakomeza, irabamora, hanyuma irabubaka mu bantu bakomeye mushobora no gukomeza abandi. Muri abantu b'intangarugero mu kwiyubaka no gushaka igisubizo cyo kongera kubaho mu bundi buzima. Ni Imana yabibafashijemo, ntabwo ari ubutwari burya mwagize, ntabwo ari ubwo mufite. Imana yarabareze muri impinja, bamwe mwarokokeye mu migongo ya ba mama wanyu babatemaguye, murarokoka mubaho udafite ibere. Imana niyo yakonyeje, yarakonyeje cya gihe wari uruhinja, irakwiyongereza iguha gukura mu buryo bukomeye. Wahindutse inkumi nziza, wabaye umugabo mwiza, uri icyitegererezo. Imana iguha gusinzira, imitwe idakira Imana irayibarinda. Imana ibarinda stress, ihagarara mu cyuho yo kabyara. Namwe mufite Imana ideni. Imana tuyifitiye ideni. Imana yatwubakiye igihugu, nuko muri abavuza nduru mwirirwa muvuza induru. Imana yatwubakiye igihugu, iduha ubuyobozi bwiza bwita ku baturage, ifite ibintu byinshi yahinduye. Imana ikoresheje abayobozi irabihindura. Abanyarwanda muryamye mu mahoro, nuko mukunda kurira gusa. Iyo muhaze murarira, niyo mushonje murarira, ariko mwibutse iminsi ya kera mukabyibuka. Ibisasu bibanyura ku bwira mutazi ko buri buke, bucya mutazi ko buri bwire. Tubyibukiranyeho kuko izina Umunyarwanda ibimvuga murabizi. Hari ababizi kundusha bitewe naho mwavuye nuko byagenze. Nje kubabwira yemwe ngo dufitiye Imana ideni. Yaduhaye umutuzo n'umutekano mu gihugu, iduha kongera kubaho, itwubakira amateka, iduha agaciro mu mahanga. Mwirirwa mutwara ibikombe by'ubutwari, ni data wa twese wahabaye. Umunyarwanda ahava akagera afitiye Imana ideni. Imana yatugiriye neza mu buryo bufatika no mu buryo bugaragara. Izo ni ingero nkeya. Ninde muntu wavuye iyo ahungutse akaza muri iki gihugu? Nimwaje mumeze mutya, ariko ubu muragenda mwemye. Mwariye ibirayi imiceri murarya, ubundi mutangira gusambana. Kugeza ubwo umutima w'Umunyarwanda ukifuza kugira nabi, kugeza ubwo Umunyarwanda gifungisha mugenzi we muhora ubusa, kugeza ubwo Umunyarwanda kirukanisha mugenzi we mu kazi, kugeza ubwo Umunyarwanda. Niko mw'Abanyarwanda ntago byari bikwiriye ko Umunyarwanda kigira ubugome mu mutima. Hari Umunyarwanda yarakwiye kugira umutima mwiza w'intangarugero, kuko umutima mubi ntaho tuwiga muri iki gihugu. Umutima mubi se tuwukura kurinde. Mureka nze mbabazi amakimbirane ya hato na hato. Njya mbabona hano kuri kamera mwirirwa mwigosora, umurengwe wica nk'inzara, mwirirwa muvuga ubusa mutukana muhanganye, ntazi ukuntu mwabaye. Pamwe mwarigize inzige, abandi muri ntaragahanga. Nta Munyarwanda wari ukwiye kuba kibabaza Umunyarwanda mugenzi we. Nta Munyarwanda wari ukwiye kubabaza umutima w'umuntu n'umwe, ari uwo mukorana, ari uwo muturanye, ari uwo musangira, ari uwo muhuriye kuri business. Wari ukwiye kungirira umumaro, nanjye nkawo kugirira, kuko ibyo twabonye nge mba numva bihagije.
Abanyarwanda amarira mwarize numva nta yandi yazaho, kandi agahinda mwagize numva nta kandi. Mba numva umunyarwanda ari we muntu wa mbere ukwiye gufata intera yo guha amahoro mugenzi we, kandi mba numva umunyarwanda ari we ukwiye gufata iya mbere yo kwishimira igihugu dutuyemo cy'u Rwanda, bikaguha umunezero, kuko ibi bihe turimo nta wabiteganyaga. Umuriro wakaga ninde wari uzi kuzazima? Imipanga ya buri kanya ninde wari uzi ko ari amaraso azahagarara? Ninde wari uzi ko intambara izahagarara? Jenoside. Ninde wari uzi ko tuzabona amahoro? Ninde wari uzi ko abantu bazasubira mu ishuri bakiga? Ninde wari uzi yuko iki gihugu kizuba kikabigeza ahangaha? Umunyarwanda aho ari hose afitiye Imana ideni. Kwishyura ideni ry'Imana ni uguhindura imitima mibi ikaba imitima myiza, ukifuriza mugenzi wawe kubaho no kugira amahoro. Icyo nicyo Uwiteka dushakaho, kandi Imana irashaka ko tuyisenga mu kuri no mu mwuka, kandi tugaha agaciro uburyo yatugiriye neza, tukabyubahira Imana tuti turagushimye Mana kubw'igihugu cyacu, kubw'umutekano, kubw'umutuzo, kubw'amahoro, kubw'aho wadukuye naho tugeze. Ni iki Imana ishaka? Tugiye gusenga. Iyi video ntuyicarane, muntu wese bireba ukamusunikire. Ubu butumwa bugere kure, kuko Imana niza nta miyaga izashyiramo. Aho uri hose nabivuze bihagije. Muze duhinduke, ntihakagira umunyarwanda ubabaza undi. Ariko hari abagikubita agatoki ku kandi. Umuntu araho yifitiye akazu kakamukuraho. Umuntu aratera imbere ugashaka kumuniga. Umuntu aratwita utuwagifomoza akayikuramo. Umuntu aribyarira abana basaba areshya umujinya ukakwica. Umugore arikundanira n'umugabo turugo nzaruhirika. Mufite ubugome mu mitima yanyu, n'ubu muracyari abagome. Ntabwo muri kwicisha ibyuma, ariko ubugome bwo mu mitima, ishyari n'inzangano n'inzika byambukiranya bikinjira no mu nsengero dusengeramo. Ntabwo bikwiriye. Umunyarwanda niwe wa mbere ukwiye kwifuriza amahoro mugenzi we, kandi akabishyira no mu bikorwa. Mumbabarire dusenge, tubwire Imana ngo Mana tubabarira Abanyarwanda, tuguciriye bugufa Abanyarwanda, abakuru n'abatoya, abakomeye n'aboroshye. Tugiye kubwira Imana ngo tubabarire, ntago twaguhaye agaciro. Mana nziza, Mana nzima, urakoze kandi ugize neza kubw'uyu mwanya wateguye wo kugira ngo uburire kandi ukangure ndetse wibutse Abanyarwanda. Wongeye kubibutsa ku mbabazi wabagiriye, wongeye kubibutsa ku rukundo wabakunze. Warabakunze ubakundana n'ubugome bwabo, ubakundana n'ububi bwabo, ubakundana no kutakumvira no kutagucira bugufi. Wakomeje kubaha imvura, barahinga, bararya, bararyama, ubaha umutekano. Mana ntibaguha agaciro, ariko uyu munsi Uwiteka ndabasengeye cyane ngo umuntu wese bireba, umuntu wese bikwiriye yongera akanguke ahagacira Imana ya Isiraheli yaje kwicara mu Rwanda ikabihatuye ikanahaba igakora imirimo ikomeye. Mana bagusabye imbabazi, ubababarira aho bari hose, kandi ubatere mwundi mutima wo kugushaka no kukumenya. Mu izina rya Yesu ndasengera Abanyarwanda abari hafi na kure ngo bahindure imitima, bahindukirire Imana, bubaha Uwera wa Isiraheli, baguha agaciro, kandi nabo ubwabo wongera ubagira ukundi kuntu mu mitima yabo. Ndagushimye ubu butumwa buherekeze Mana bugeraho wifuza ko bugera mu izina rya Yesu. Amen. Mana ibaho umugisha, mukoreshe yakuri iki kiganiro, mutange komenti, hanyuma mutange inama n'ibitekerezo, hanyuma nimero zanjye ndazishyiraho ngaho. Imana nibaho umugisha, mbifurije amahoro Abanyarwanda ho muri hose, mbifurije amahoro kumenya Imana no gukizwa mu izina rya Yesu. Amen.